Amateka ntabwo ari ibyabaye gusa, ahubwo ni urufunguzo rw'ibiri kuba ubu n'ibizaza. Hari ibice by'isi byibagiranye, imiryango yasenyutse n'amabanga yahishwe mu binyejana byashize. Murakaza neza kuri Joni Media TV mu kiganiro cyihariye cy'ibyegeranyo n'ubushakashatsi. Nitwa Ukikunda Ignace Jolie. Uyu munsi tugiye gukurikirana inzira y'ukuri, ducukumbura amateka yihishe inyuma ya General Muhoozi Kainerugaba. Burya ibihugu ngo byubakwa n'amaboko y'abagabo n'abagore, ariko amateka yabyo akenshi yandikwa n'abahagaze mu mpinga y'ubutegetsi n'urugamba. Mu karere k'ibiyaga bigari hari izina ridashobora kusigara inyuma mu biganiro bya politiki n'igisirikare. Izina rimwe na rimwe ryandikwa ndetse rikanahabwa amashyi, ubundi rigateza impaka zikomeye, ariko ntirishobora kwirengagizwa. General Muhoozi Kainerugaba. Kugira ngo twumve neza Muhoozi, tugomba gusubira inyuma mu mwaka w'1974. Uyu mwaka wari udasanzwe ku isi, mu gihe abahanga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavumburaga ibuye rya mbere rya microprocessor ryagombaga guhindura ikoranabuhanga muri Tanzania. Niho havukiye umwana w'umuhungu ku itariki ya 24 Mata. Muhoozi Kainerugaba yavutse mu bihe bitari iby'ibirori ndetse n'ibyo kwishimisha, ahubwo yavutse mu bihe by'amasasu n'ibyotsi by'intambara. Ise Yoweri Kaguta Museveni icyo gihe ntabwo yari perezida ucyuye igihe mu biro byiza cyane, ahubwo yari inyeshyamba mu mashyamba ya Tanzania arwanya ingoma y'igitugu cya Idi Amin Dada. Birashimishije kubona Muhoozi wavutse mu mwaka umwe n'igihe abahanga mu bumenyi bw'icukumbura archaeologists bavumburaga ibisigazwa by'umuntu wa mbere Lisi cyangwa se Dinknesh muri Ethiopia. Kimwe nk'uko Lisi yahinduye uburyo tubonamo inkomoko ya muntu, ivuka rya Muhoozi ryari ryanditse ko naryo rizahindura byinshi, ndetse ko rishobora kuzahindura amateka ya Uganda. Izina rye Muhoozi ryo ubwaryo rishaka kuvuga umuhorera, the avenger, the one who rights wrong. Ibi byerekana ko ababyeyi be Museveni na Janet bari bafite icyizere ko uyu mwana azaza mu bihe byo gukosora amateka cyangwa se gukosora amakosa yari mu gihugu cyabo icyo gihe. Ubwana bwa Muhoozi bwabaye ishuri ryo kwihangana, aho yakuze atazi umutekano w'urugo ruhoraho, kuko yahoraga yimuka ngaho muri Tanzania, Kenya, Sweden, ndetse ibi akenshi ngo byakorwaga bitewe n'uko umutekano w'umuryango we wari umeze. Mu gihe abandi bana bari bakuraga bakina imikino isanzwe, Muhoozi n'abashiki be Natalie, Patience na Diana bari bazi ko umupaka ari wo rugo rwabo. Ibi byamugize umuntu utuje cyane, ariko uzi gusoma ibihe, amasoko, ndetse by'umwihariko amasoko ya The Independent yo muri Uganda avuga ko Muhoozi yari umwana utajya avuga cyane, ahubwo wakundaga gusoma ibitabo by'amateka n'ibisigo. Nyuma y'1986, igihe Museveni yafataga ubutegetsi, Muhoozi Kainerugaba yagarutse muri Uganda, aho yize amashuri akomeye nka Mount St Mary's na Magunga na King's College Budo. Ariko nubwo yari umwana w'umukuru w'igihugu, ngo ntabwo yigeraga na rimwe agaragara nk'umwana wigize icyamamare, ahubwo bagenzi be biganye bamuvuga nk'umuntu wari ufite ikinyabupfura cyane n'ijwi rituje cyane, ku buryo utashoboraga kwibaza ko cyangwa se ngo utekeke ko yazaba general ukomeye mu gisirikare. Mu mwaka w'1999, Muhoozi yafashe umwanzuro wahinduye ubuzima bwe bwose, kwinjira mu gisirikare mu ngabo za Uganda UPDF. Icyo gihe bagenzi be by'umwihariko ndetse n'abarimo inshuti za se ndetse n'abandi bari bazwi cyane mu gihugu cya Uganda nka
Kizza Besigye wari inshuti ya se icyo gihe bazamuye amajwi banenga icyo gikorwa ndetse banabibona nk'uburyo bwo kuzamuzamura mu ntera ndetse bakamutegura, ariko Muhoozi we icyo gihe yerekanye ko atashakaga amapeti y'ubuntu. General Muhoozi icyo gihe utari generali wari Muhoozi Kainerugaba icyo gihe yagiye mu ishuri rya gisirikare rya Sandhurst mu Bwongereza, Royal Military Academy Sandhurst. Iri shuri niryo ryigishije abami, abaperezida n'abayobozi b'ingabo bakomeye ku isi. Birashimishije ko yiganye n'abayobozi bakomeye muri kano karere gusa, ariko nyuma yaho yagize n'andi mashuri akomeza muri Fort Leavenworth muri Amerika, ahantu ubumenyi bwa gisirikare buhura n'ubumenyi bwa politiki, geopolitics. Gihamya y'ukuri ni uko amapeti ye yose yagiye ayaheshwa n'amasomo akomeye, nubwo hari benshi mu bantu bakunze kuvuga ko intera yagiye azamuka yaba yaragiye inihutishwa bitewe ahanini n'isano yari afitanye na perezida. Gusa ubuhanga bwe bwo kuyobora ingabo Special Forces Command SFC ntabwo buhakanwa n'abahanga mu bya gisirikare. Mu kiganiro nk'iki ntabwo twareka kuvuga gusa ku mutima w'urugo rwa Muhoozi, ntabwo twabirenze ingoyi. Mu mwaka w'1999 nibwo yashyingiranywe na Charlotte Nankunda Kutesa. Charlotte Nankunda Kutesa akaba umukobwa wa Sam Kutesa, umunyapolitike wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda. Uru rugo rwubakiye ku rukundo rw'igihe kirekire kuko baziranye kuva bakiri bato. Bafitanye abana batatu barimo Kainerugaba Muhoozi n'abashiki be babiri. Muhoozi azwiho kuba umubyeyi ukunda abana be cyane kandi akabigisha kumenya amateka yabo. Charlotte Nankunda Kutesa asobanurwa nk'umugore utuje, udakunda ahanini kugaragara cyane mu bitangazamakuru, ariko ugaragara nk'inkingi ikomeye inyuma y'ibyemezo bikomeye umugabo we afata. Ibi rekana ko nubwo General Muhoozi Kainerugaba ari umugabo w'ingabo, afite n'uruhande rutagaragara cyane rushingiye ahanini ku muryango we. Reka rero noneho turebe Muhoozi mu bubanyi n'amahanga. Iki kikaba ari cyo gica abanyarwanda n'abagande bose bibukiraho General Muhoozi mu myaka ya vuba. Mu mwaka w'2019 kugeza mu 2021 umubano w'u Rwanda na Uganda wari mu mwijima. Imipaka yari ifunze, abacuruzi barahombye ndetse n'umutekano wari uteye inkeke. Inzego za diplomasi zisanzwe, no kuvuga ministeri z'ububanyi n'amahanga z'ibihugu byombi, zari zarananiwe gukemura iki kibazo. Aha rero niho General Muhoozi, generali umenyerewe mu gukurura impaka kuri X yahoze ari Twitter, yinjiriyemo. Muhoozi yafashe indege asura Kigali inshuro zirenze imwe, ahura na Perezida Paul Kagame, uwo yita Uncle Nyirarume. Mu buryo butari busanzwe, Muhoozi yakoresheje umubano we bwite n'icyizere afitiwe n'impande zombi, afungura urugi rwari rwarakinzwe, maze ku itariki ya 31 Mutarama 2022 umupaka wa Gatuna Katuna urafungurwa. Iki ni ukuri gufatika kwari kongeye kugaragara. Bitari amagambo gusa, ahubwo ibikorwa bye byatumye imiryango yongera guhura. Ibi byatumye benshi bamubona nk'umunyapolitiki ufite impano yo kunga, nubwo mu gisirikare azwiho kuba umukari. Muri iki gihe Uganda yuzuyemo amashusho y'uyu mujenerali. Hakunze kandi kuvugwa iby'itumanaho rye kuri X yahoze ari Twitter, aho akoresha amagambo akomeye, rimwe na rimwe asekeje, ariko andi ateye amatsiko, ndetse agateza impaka n'ibindi bihugu nka Kenya. Ariko inyuma y'ibyo hari Patriotic League of Uganda PLU. Ibintu abantu bibaza, bakaba bakunda kubyibazaho, bakavuga bati ese koko Muhoozi
ari kwitegura gusimbura se? Uyu se Museveni umaze kuvugwa amaze imyaka igera ndetse ishobora no kuzarenga 40 ku butegetsi. Muhoozi we avuga ko ashaka kurengera inyungu z'urubyiruko. Hari abavuga ko politiki ya Uganda iri mu muryango cyangwa se iri no mu muryango umwe monarchy style, ariko ibi ababivuga byose bakabishingira ku buryo ki umuryango wa Museveni ufite imyanya ikomeye, bamwe mu bawugize bafite imyanya ikomeye. Ariko hari n'abavuga ko Muhoozi ari we muntu rukumbi ushobora gutuma Uganda itagwa mu mvururu nyuma ya Museveni, kuko General Muhoozi ngo afite ingabo inyuma ye. Mu gusoza iki cyegeranyo, General Muhoozi Kainerugaba ni umuntu w'amayobera menshi. Ni umusirikare wize mu mashuri akomeye ku isi. Ni umugabo w'umuryango ukunda abana be kimwe n'abandi bagabo bose. Ni umunyapolitike ndetse akaba umunyadiplomasi ufite diplomasi wunze Kigali na Kampala, ariko nanone akaba umuntu utazuyaza kuvuga icyo atekereza n'iyo cyateza ibibazo mu bya politiki. Ntabwo dushobora kwemeza neza ejo hazaza he, ariko dushobora kwemeza amateka ye y'uyu munsi. Muhoozi ntabwo akiri umwana w'umuperezida gusa, ahubwo ni umuntu wubatse izina rye mu masasu no mu makaramu. Niba wanyuzwe n'iki cyegeranyo cya Joli Media TV, kanda subscribe kandi usangize abandi iyi nkuru. Twandikire mu bitekerezo, ese mu by'ukuri ubona General Muhoozi Kainerugaba ari umuntu ukwiriye kuyobora Uganda mu bihe bizaza, cyangwa ubona akwiye kwigumira mu gisirikare gusa? Nitwa Ukwikunda Ignace Joli. Turabashimira cyane ko mwahisemo Joli Media TV nk'isoko yanyu y'amateka n'ubushakashatsi. Tuzahora tubazimanira ukuri kuzuye kandi gufite gihamya. Tuzahora tubagezaho amakuru aryoshye. Inkuru nk'izi muzahora muzisanga kuri iyi sheni. Gumana natwe kuko amateka aracyakomeza. Tubibutse ko mu gutegura iki cyegeranyo twifashishije amasoko nka The Independent, Daily Monitor, The New Vision, Royal Military Academy, Sandhurst. Inyandiko zimwe na zimwe ziyivugaho zikagaragaza Muhoozi nk'umwe mu bayizemo. Al Jazeera na BBC Africa, ibi nabyo ni ibinyamakuru twifashishije kandi inyandiko zimwe na zimwe zigenda zigaragara kuri internet zivuga kuri Patriotic League of Uganda PLU. Twifashisha kandi bimwe mu byo byagiye bigaragazwa by'umwihariko mu butumwa bwa General Muhoozi Kainerugaba ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter. Ibi byose twabyifashije mu rwego rwo kugira ngo dukusanyirize hamwe amakuru, gusa nta yindi mpamvu byinshi inyuma. Twe turi Joli Media TV, by'umwihariko njye nari Ukwikunda Ignace Joli. Niba uzi ko iki kiganiro cyakunogeye, please wibuke gukanda subscribe, share na comment, utwandikire. Naho ubutaha.